ejo heza turi kujana bivuga ngo utaramurya amuhesha kuko ejo azamuhesha agaciro. Uyu mwana ufite uyu mwana n'ufite ubugingo, ufite uyu mwana amuhesha amahoro, ufite uyu mwana amuhesha agaciro, ufite uyu mwana amutambutsa ahantu, ufite uyu mwana amutambutsa mu minsi mibi, ufite uyu mwana amuhesha ubugingo, ufite uyu mwana niwe ufite byose. Bibiliya yavuze ngo hanyuma ngo mu gitondo ngo ibintu birahinduka. Bimaze guhinduka abakunzi ba Shalom TV na Kwizera Sara na macano babiri akorana tubashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Muri uyu mugoroba abadukurikira abadukunda turabashuhuje. Ikindi kandi no kubasuhuza tubahaye ikaze ku bantu bakunda gukurikirana ibiganiro byacu dukunda kunyuza kuri Shalom TV na Kwizera Rwanda. Murabizi ko ari channel zivuga butumwa kandi vuga butumwa riragutse hose. Ndi umuyobozi wa Shalom TV rero Imana iho umugisha nubwo mutambona ariko ndahari ndi nyuma ya kamera. Imana iho umugisha kuba dukurikira rero mu bihugu bigize isi ndabizi iburengerazuba iburasirazuba amajyepfo amajyaruguru by'u Rwanda no dukorera abari muri Afrika abari muri Aziya abari i Burayi abari muri Amerika abose badukurikira bose cyane cyane bumva ururimi tuvuga rw'Ikinyarwanda nabasha kurusobanurirwa n'abandi. Imana iho umugisha rero tubibutsa gukora share ku bantu batajya bakunda kuzikora no kwa subscribe kugira ngo mudufashe. Ibyo ni ibintu bigaragaza ko mudutera inkunga kandi tuyibona n'ama comment mwandika tuyabona. Imana iho umugisha. Uyu munsi twabajaniye umuvuga butumwa usiza mu mavuta y'Imana mureba kuri kamera kandi murabona ko ari smart n'umuntu wemeye kuba igikoresho cy'Imana kuba umuyoboro w'Imana. Reka tumusebe kugira ngo abibwe muri kano kanya turakwakira ibwira baguteza amatwi mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Derenganya Jean. Ndi umukristo ndakijijwe mu Imana n'abantu bayo. Hanyuma nsengera kuri ADPR Paruwasi Rukiri. Ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana babiri. Umuvuga butumwa bwiza Yesu aduhana umugisha. Imana iho umugisha. Amen. Reka tugusengera Imana kugira ngo ukomeze ugeza ku bantu iki Imana gwaye kubagezaho. Amen. Data turagushimiye ko uri Imana yacu bwite. Dusengeye umukozi wawe wahamagariye kuza gutambutsa ivuga butumwa muri kano kanya abazamutega amatwi turabasengeye kugira ngo ijambo ry'Imana rigiye gutambutsa rizagire imbaraga ku bazaryumva kandi zahindura imitima ya benshi n'abandi barushaho kugenda bisubiramo kugira ngo barusheho kwitegura ubwami bw'Imana. Urakoze turagushimiye bana n'umukozi wa mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Turabakiriye mu kanya keza kumva ijambo ry'Imana. Muri uyu mugoroba tugiye gutarama twumva icyo Umwami Imana yaduhamagariye. Tubahaye ikaze kugira ngo mu kanya keza buri wese waba uri kugenda waba uri mu modoka waba uri mu kazi umwanya wose ubonye tubane maso kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana Imana iduteguriye umugoroba. Hanyuma tuganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice byaho 6. Tuhagere igitabo cya kabiri cy'Abami ibice byaho 6. Turasoma umurongo wa 24 turagera kuri 29. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cya kabiri cy'Abami ibice byaho 6 ku murongo wa 24 haravuze ngo hanyuma y'ibyo Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose arazamuka atera i Samariya arahagota. Maze i Samariya hatera inzara mbi cyane barahagota ndetse kugeza aho baguriye igihanga cy'indogobe ibice by'ifeza 80 n'igice cya 4 cy'agakorwe kamwe k'amahurunguru y'inuma ibice by'ifeza 5. Bukeye umwami w'Abisirayeli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera ibyo gukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Umwami aramubaza ati ubaye ute? Aramusubiza ati uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wawe w'umuhungu tumurye
none ejo tuzarya wanjye. Nuko duteka umwana wanjye turamurya. Bukeye bwaho ndamubwira nti zana umwana wawe tumurye, none yamuhishe. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwiye amakuru yabaye Samariya, hateraga inzara nyinshi cyane, kandi iyi nzara yaturutse kuko abantu benshi bari bamaze kwimika ibigirwamana batacyubaha Imana. Hanyuma Imana iravuga ngo nta kindi kintu kiri bushobore aba bantu keretse kubereka ko n'indi Imana ishobora byose. Hari ibintu byinshi bijya bibaho ku mukino cyangwa se bibaho ku bantu b'Imana, ariko biturutse ku kuboko kw'Imana, ndetse rimwe na rimwe kasanga no mu isi bibagezeho. Hanyuma Bibiliya yavuze ngo umwami w'Abisiraheli amaze kubona ko urugamba rwamaze kuba urugamba, batangiye kugotwa batewe n'inzara nyinshi cyane. Hanyuma yinjira mu masengesho, yambara ibigunira, yambara imyenda y'ibwami, yambara ibigunira, hanyuma ajya gusenga. Bibiliya iravuze ngo umwami amaze kwinjira mu masengesho ahura n'ikibazo, ahura n'abagore babiri babanaga. Hanyuma baramutakambira ati turengere Nyagasani, kuko ejo twafashe umwana wanjye turamuteka turamurya, none uyu mugore umwana we yamuhishe. Bibiliya iravuze ngo uyu mugore akimara gutakambira umwami aramubaza ngo se ubaye ute? Aramubwira ngo turengere Nyagasani, kuko uyu mugore yarambwiye ati zana umwana wanjye tumurye, none wowe yamuhishe. Arambwira ati ni Uwiteka natakurengera, ibyo kurengera ndabikura hehe? Bibiliya yavuze ngo uyu mugore aramubwira ngo turengere, kuko nta wundi muntu dufite waturengera mu wawe dutabara, kuko turishingiye ku bibazo dufite, dushingiye ku nzara dufite mu gihugu, nta wundi muntu waturengera, durashaka kudutabara. Umwami ati nanjye rero butuvugana ninjiye mu masengesho. Bibitse ko ari kenshi na kenshi urugamba rukomera, buri wese akarwana yirwanaho. Hari kenshi na kenshi usanga abantu b'Imana cyangwa se abarokore cyangwa se abanyamasengesho batinjira mu masengesho bagakunda ngo abantu babasengere, kandi cyagiye cyo kuvuga ngo bagusengere ufite ububasha. Yesu yafashe umwenda rushingiriza hera utaburamo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Bisobanuye ko buri muntu wese akwiriye kuba maso kugira ngo abashe guhagarara, acunge neza izamu rye, kugira ngo abashe guhagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ndakuzanira ijambo rivuga rero ngo utaramurya amuhishe, kuko ejo azamuhesha agaciro. Utaramurya amuhishe, kuko ejo azamuhesha agaciro. Hanyuma aba bagore bakoraga umurimo wo kuba bari mu mudugudu umwe, bari mu gihugu kimwe, baba hamwe, hanyuma ngo bari n'inshuti. Hanyuma iyi nzara, babonye iyi nzara ikaze, bageze bageze ku rwego rwo kugura amahurunguru y'inuma, babwira umwami ati turengere nyakubahwa, kuko turabona nta kindi gisubizo dufite. Umwami nawe yinjiye mu masengesho. Bibiliya yavuze ngo hanyuma ngo basanga umwami bati turengere Nyagasani. Umwami bati iri Uwiteka natabarengera, ibyo kubarengera ndabikura hehe? Bibiliya yavuze ngo aba bagore umwami arabaza ngo ariko ubundi ikintu gitumye mutaka muvuza induru ni iki? Ati ubundi mubaye mute? Arababwira ngo ikintu gitumye dutaka, uyu mugore yarambwiye ngo zana umwana wanjye tumurye, none uwe yamuhishe. Bibiliya yavuze ngo uyu mwami akibyumva ngo ashishimura imyenda, amenya ko ubuhanuzi ari Elisa wabuhanuye. Bavuga ngo Elisa naramukarayeho, igihanga kikimuriho, Imana irimore ndetse bikabije. Hari abantu binjira mu masengesho bafite intego yo gusenga, ariko bagava mu masengesho nabi, bakagira imigambi mibi, bagakura imigambi mibi mu masengesho, kandi bari binjiye mu masengesho. Umwami arimo ingingo kugira ngo Imana igiye bihashe kumurengera, ibashe kubatabara, ariko yumvishe amakuru none ubwo bageze ku rwego rwo kurya abana, ava mu masengesho. Hanyuma amaze kuva mu masengesho ayavamo nabi, agambirira nabi. Nshuti yanjye, ntukagambirire nabi, igihe cyose uri imbere y'umwami jya ujyana umutima wese imbere y'Imana, kuko isaha ni isaha Imana aguze, Imana iri bukoreremo, cyangwa se naguze umutima iri bukoreremo. Jya watura ibyiza kuri bagenzi bawe, watura ibyiza ku muryango wawe, watura ibyiza ku mudamu wawe, watura ibyiza ku bana bawe, watura ibyiza mu gihe wabashe kugira amahirwe yo kuba mu masengesho. Bibiliya yavuze ngo rero ngo uyu mwami akimara kubyumva aravuga ngo Elisa naramukarayeho, igihanga cye kikiri ku mutwe, Imana yazangeza ibimore. Ariko Elisa kuko arakibanye n'Imana, yarakirinze ubuzima, yarakirinze umwuka wera, yarakirinze kubirindira cye kubirenge bya Kristo, ahita amenya amakuru umwami agambiriye. Turashimira Imana ko abantu b'Imana basenze, y'abantu b'Imana bari mu bihe byiza byo gusenga. Turashimira Imana data twese imenyekanisha amakuru, ikamenya imigambi iri gucurirwa hirya iyo ngiyo, hanyuma ikaza ikayihishurira abantu b'Imana bitabonye ngo bagumbye kwikebagura. Umwami abwira abatwara ati noneho uko byasa kose uyu mugara
umugaragu uyu mwami utumye umuntu wo kuca igihanga naramuka aje mu mufungirane. Hanyuma ngo umwami yohereza abagaragu bageze ahantu Elisa ari, baramubwira ngo databuja aratubwiye ngo ubundi ko Imana ibi byago byose twabonye byaturutse ku Uwiteka turacyamwiringiye iki. Hari igihe rimwe na rimwe abana b'abantu babona ko nta zindi nzira, hari igihe rimwe na rimwe abakorera ubwami bw'umwijima babona ko nta zindi nzira. Hari n'igihe na Satani bwe avuga ati kujya sa kose ahasigaye naho Imana, n'abapfumba akavuga ngo ahasigaye naho Imana, ko babona ko nta kindi gisubizo. Hanyuma bashyira amavi hasi barasenga binginga Uwiteka, ariko umwami hanyuma ngo ubwo yari amaze gufata icyo cyemezo, Elisa nk'umuntu w'Imana wavuganye n'Imana aravuga ngo nimutuze. Hanyuma aravuga ngo ejo i Samariya nk'iki gihe ibintu bizasubira uko byahoze, ibintu bizasubira ku murongo. Ejo ibiciro bizongera bisubire hasi bimanuke. Ndajya mubwira ngo Imana ije basha kunyuranya ibihe biturutse nuko abantu b'Imana basenze. Iyo abantu b'Imana basenze bagaca bugufi bakinginga Imana, Imana ije basha kunyuranya ibihe. Ndajya mubwira ngo nawe mu gihe ubona ko inzira zose zibaze kuba inzitane, yobona ko nta gisubizo ufite, shira amavi hasi usenge. Igitumye abantu muri iyi minsi babashe kugumwuma, badagifite ibyiringiro, bibagiwe amasengesho, bibagiwe aho bavuganiye n'Imana, bibagiwe aho bahurira n'Imana. Shuti yanjye kunda gusenga. Hanyuma rero iyo dusomye mu gitabo cy'abami igitabo cy'abami cya mbere, hanyuma tugasoma ibice bya 3 ku murongo wa 16, tuhasanga abagore babiri nabo b'abamaraya bakuraga umwuga umwe, bakuraga umwuga umwe w'ubumaraya. Hanyuma ngo bicye aba bagore bari ba mu mudugudu umwe, bari bahuriye ku kintu cyo bose ari abagore bahuriye mu mudugudu umwe, baba mu nzimwe. Hanyuma ngo bose muri iyo minsi baratwita barabyara. Hanyuma amaze kubyara, hanyuma ngo umugore umwe aryamira umwana we nabi, amaze kumuryamira arapfa. Hanyuma ngo nijoro arumbuka arabyuka ajya gufata umwana muzima mukura mu gituza cy'umubyeyi nyina w'umwana muzima. Hanyuma abaze kumukuramo umwana aramufata aragenda amushyira mu gituza cye. Hanyuma ngo uyu mubyeyi mu musake agiye kose umwana asanga umwana yapfuye, ariko ngo mu gitondo byitegereje asanga atari umwana we. Hanyuma ngo nibwo yatakambiraga umwami Salomo nawe yaramaze iminsi kuri Gibeyoni. Uhereye ku bice 3 ku murongo wa 4 iyo hasomye usanga Salomo ari ku musozi wa Gibeyoni ari gusenga Imana, yinginga Imana, abwira Imana ngo Mana dore umaye kuyobora abantu, umaye kuyobora igihugu cya Isiraheli, wagiriye neza data Dawidi umugira neza, ariko nongeyeho umwana muto sinzi biva niyo biva, ariko ndashaka ngo umugaragu wawe umuhe umutima w'ubwenge. Hanyuma Salomo Imana iramusanga ati kuba ko wasenze neza noneho nsaba icyo ushaka. Noneho rero ndashaka ngo umutima w'ubwenge. Imana avuga ngo nagusabye ko abanze baye bapfa, nagusabye ko ababisha baye bapfa, kuba kusabye umutima w'ubwenge ndawuguhaye. Hanyuma no Imana yahaye Salomo ubwenge, niko razi ko yari izi ko agiye guhana iki kibazo cy'aba bagore. Nujye mu masengesho jya usaba neza, nujye imbere y'Imana jya usaba neza, nujya kwinginga Imana jya usaba neza, nujya gusenga jya usaba neza. Niba gusangira umugenzi wawe mwatubeho ibintu byiza, kubera ko Imana yo mu ijuru yumva byose kandi nta kintu kimwihishwa. Yaguhaye amatwi irumva, yaguhaye amaso irareba. Ibyo ubona bidafite ishusho Imana ibifitiye igishusho, ibyo ubona bidafite inzira Imana ibifitiye inzira, aho ubona nta cyerekezo Imana ifite icyerekezo, kuko Imana inyuranye ibihe. Imana ishimwe cyane, Imana inyuranye ibihe. Baramubwira ngo noneho rero turengera Nyagasani. Ese habati uyu mugore twabanaga mu nzu, hanyuma aryamira umwana we arapfa, none amaze kumuryamira uwanjye yapfuye, amaze arangira araza mu gitondo ubumuja wawe naninsinziriye. Mbibutse ko twese turasinzira, ariko dusinzira mu buryo butandukanye. Ese kusinzira usinziranye iki? Nyira hanga ngubaze ngo kusinziriye usinziranye iki? Uyo yarasinzira ko asinziranye amakuru avuga ati kugeza kose yari yaryamye muri system nziza. Hari abantu baryama nabi, mbibutse ko iyo waryamye mu buryo bwo mu mwuka cyase mu buryo bw'igisobanuro cy'iri jambo, kuryamira umwana, iyo wasambanye ubu muryamiye, iyo wikinishije ubu muryamiye, iyo wasomanye ubu muryamiye. Ndajya nkubwire ngo Satani agenza ubugingo bwa buri muntu wari we wese, ariko umuntu wese wamaze kumenya ko Kristo ari umwami nk'umukiza w'ubugingo bwe ahora ari maso, ahora yinginga Imana kugira ngo Imana imuhe imbaraga zimushoboza zimukomeza kugira ngo abashe gukomeza urugendo. Hanyuma biravuga ngo aba bagore, hanyuma ngo umwami abyumvije bati noneho ko mwese no kurwanira umwana muzima, aravuga ngo atuma abagaragu tumugende munzanira iki? Munzanira inkota. Abagaragu bazana inkota bayizanira Salomo aravuga ati noneho rero uyu mwana muzima tujye kumucamo ibice bibiri, buri wese tumuhereze igipande kimwe n'undi tumuhereze ikindi gipande. Hanyuma ngo nyina w'umwana umufitiye imbabazi, ndashimira Imana data wa twese ko iyi Imana ije kukurenganura, ikurenganura kuri tere. Byabereye mu mwijima, ariko Imana ije kurenganura, ibarenganura kuri tere, ibarenganura ku manwa y'ihangu. Aravuga ngo mwimwica nyakubahwa Nyagasani, were kumwica wimugira nabi nubwo bimeze bite. Mumwihera mutware, nubabazwe n'ibyagucitse, nubabazwe n'ibyo wariganyijwe, kuko umwami aje kukurenganura.
Imana data wa twese ije kukurenganije kukubarira ku manywa y'ihangu byabaye nijoro wariganijwe nijoro uriganwa mu inama zarashujwe rwihishwa ariko Imana ije kukurenganura ku manywa y'ihangu kandi bose babireba izagukuraho urubwa abadayimoni bagusize izagukuraho igikasi abadayimoni bagusize kandi bizamenyekana ko ari Imana wavuganye nayo. Hanyuma biravuze ngo Salomo amaze kumva urubanza rw'aba bagore hanyuma ngo nyiri wa wundi wari ufite wari waryamiye umwana we ngo akibyumva aravuga ngo ahubwo barimo umwami arimo aratinda bamucemo kabiri tumuhombe mubure nawo mubure. Nshuti yanjye Imana ikurinde batumuhombe murasengana bakumva icyo Imana ivuze bakajya kukizirika cyangwa se bakaturaho amagambo mabi. Batumuhombe nibanezezwa n'iby'Imana igukoreye. Batumuhombe nibanezezwa nuko Imana iguteje intambwe. Batumuhombe nibanezezwa nuko araho Imana igukuye cyangwa araho Imana ikugejeje. Imana ikurinde batumuhombe mu buzima bwa buri munsi, mu masengesho usenga, mu murimo w'uburirimbyi. Imana ikurinde batumuhombe mu murimo w'ubuhanuzi. Imana ikurinde batumuhombe mu murimo w'ivuga butumwa. Imana ikurinde batumuhombe. Hanyuma biravuze ngo mucemo kabiri ngiye mubure nakwa mubure ngo mwama byumvishe. Ndashimira Imana data twese ko igiturenganwa kandi ubwenge Imana itanga ari uko kugira ngo babashe guca imanza burenganura abantu barengana. Ngo mwama byumvishe abango ubwo bimeze bityo uyu mwana muzima mwabagaragu mwere kumwica iyi nkota muyisubize mu rwubati kubera ko menye neza by'ukuri. Arega abantu b'Imana Imana ije bamenyekanisha batavuze ibintu byinshi kugira ngo Imana ikumenyekanisha nagaro kuri buvuga ibintu byinshi kugira ngo Imana ikumenyekanisha so kuko bihambaye cyane. Hoya ahubwo kuba ku mutima w'imbabazi kuba guca bugufi kugira ngo usane bwawe n'Imana ukanga kurenganya ukanga gukorera umwuga ugakorera Imana. Imana ije kukurenganura aho ubona wariganijwe ubona nanzira aho ngaho ubona nta cyerekezo. Imana ije gutanga icyerekezo haba ngo mwiyere kumugirira nabi uwo mwana muzima ni mumufate mu muhereza uramubyeyi mufitiye imbabazi. Turashimira Imana data twese ko igifata ibizima abantu b'Imana basengeye ikabitugezaho kandi tukumva tuguwe neza. Twebwe nta byiringiro by'ubuzima bwa dufite kwa dupfuye tuzi ibyaha n'ibicumuro ariko kuko Imana ari umutunzi imbabazi imaze kutuzura yari impamvu yatuzuye yango tubashe kugira ngo duhagare mu duhamye mu gihe gisa nk'iki tubwire abantu ko Imana igira neza tubwire abantu ko Imana ikura mu rupfu tubwire ko abantu ko Imana itabara tubwire abantu ko Imana ihindura amateka. Hanyuma ngo aravuga ngo hanyuma uyu mwana akagatumbi mugahereza ura mubyeyi uriya uri kuburana ibinyoma uri kuburana mu muhereze kara gatumbi. Bibiliya yavuga ngo umwami amaze gucurwa rubanza gutyo ngo Abisiraheli bose babyumvise baravuga ngo nukuri tumenye neza kuko ubwenge bw'Imana bwari muri Salomo tumenye neza ko yahuye n'Imana koko. Iyo usenze neza ugahura n'Imana Imana iguha gihamya kandi icyo gihamya Imana iguhaye kirivugira kurenza ko we wivugira. Abantu baje bari kwirata bakitaka ariko kwirata kwiza no kurata Kristo. Nimba ari Imana igukoreye rata Kristo. Niba Imana igugiriye neza ikaguha umwuka wera rata Kristo. Niba Imana igugize umunyamasengesho rata Kristo. Uko we nta cyo hatabaye Kristo ntacyo wabwira abantu hatabaye Kristo ntacyo twabona tubwiriza. Impamvu turabavuga uti manoko ni Kristo ni impamvu za Kristo kubw'inyungu za Kristo. Rero aha dutuma cyangwa se ashaka kutugereza tugomba kuhagera kandi tukagenda turaba dufite imitima imenetse yicishije bugufi. Uko Imana yanga abantu bishyira hejuru ikunda abantu bafite umutima uciye bugufi. Hanyuma rero biravuze ngo hanyuma ngo abantu bose babyumvishe Imana ikorera ikintu gituma abantu bose bamenya ko wasenze Imana. Imana ikorera ikintu gituma abantu bose bamenya ko wahuye n'Imana wavuganye nayo. Hanyuma biravuga ngo aba bagore barataha umwe atahana gatumbi undi atahana umwana muzima. Senga neza Imana yitego kukugeza kubyo wasengeye. Senga neza Imana yitego kukugeza kubyo yagambiriye kukugezaho ariko haracyari ibyiringiro nubwo bimeze gutyo nubwo urabukabona nanzira. Imana ifite uburyo iracyafite uburyo icishamo bwo kurengera abantu bayo. Hanyuma twasomye mu gitabo cya kabiri cy'Abami 6 guhereka mu 24. Hanyuma ngo inzara yari inzara ikomeye cyane ariko ngo Elisa avuga ngo nimwumve abantu mwese ageze ku bice 7 ku bice 7 aho ngaho mu gitabo cya kabiri cy'Abami yavuze ngo nimwumve abantu mwese abantu b'Isamariya mwese nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka yavuze ngo ejo Samariya ibintu bizahinduka. Ejo mw'iki gihe hari ubuzima bwiza. Ejo mw'iki gihe hari ubutabazi ku buzima bwawe. Nubwo bona nanzira nubwo bona uri kwa muganga ukabona urarwaye ukabona cyerekezo ukabona amafaranga yagushizeho ukabona buri wohora kwa muganga ariko ejo mw'iki gihe ndategetse ejo mw'iki gihe hari ubuzima buzima. Ejo mw'iki gihe hari Imana ihindura amateka. Ejo mw'iki gihe hari Imana inyuranye ibihe. Arabango ejo mw'iki gihe ibintu bizahinduka. Ariko ngo igisonga cyabaga hafi y'umwami cyumvisha ibintu Elisa arahanuye arabango nukuri nubwo Imana iri mu ijuru yakingura amadirishya ikayarangaza igakingura n'inzugi ntabwo ibyo bintu uvuze bizabaho. Elisa avuga ati kuba kutizeye ibyo bintu zabirebesha amaso ntabwo uzabiryaho.
iby'Imana itubwira turasabwa kubyizera. Nimba uri umuntu w'Imana urasabwa kwizera, kandi nimba uri kumva ubutumwa utari wanakizwa usabwa kwizera Kristo, kuko yari ejo n'uyu munsi ni kari. Kandi nagareba ngo umuntu amaze igihe kiri mu rusengero, nagareba ngo umuntu amaze igihe ahubwo kumwizera ukamuha umutima wawe wose, ukamuha ibyumba byawe byose. Hari abantu bizera Kristo cyangwa se bakira Kristo bakamuha ibyumba bikeya, bagenda bagira utuntu bamukinga, bakagira amaforode bagendana. Ayo maforode ntabwo atumuhura n'Imana. Birasaba rero ngo ayo maforode yasirige ku mupaka, ayo maforode wanze uyakureho uyasige, hanyuma ubundi ugende wese kugira ngo Imana ibashe guhagarana nawe. Yakobo yavuganye n'Imana ko Imana izamugirira neza. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice bya 32:23 tuhasanga Yakobo amaze kwambutsa ishoreke n'ibintu byari afite byose, hanyuma ngo Yakobo asigara yo wenyine. Marayika w'Umwami Imana araza aramukiranya, barakirana hanyuma ngo umuseke wenda gutambika, marayika abwira Yakobo ati ndikura kuko burakeye. Yakobo ati ntabwo nakurekura shingiye ku mateka, shingiye ku izina ryanjye, ntabwo nakure ko utamaye umugisha. Ngo barakomeza barakirana, ariko ramwango hoya ndekura, ntabwo ndi bukurekure. Icyo dufite muri iyi minsi abarakora bari gusenga bakahita bava imbere y'Imana vuba, Imana itarabatabara cyangwa se ngo basubize. None nabo yeretse ko Imana ashobora kubagira neza, bagahita bumva ko ibisubizo babigezemo, kandi no kuyaga Imana ikwereke ko yakumvisha ishobora no kukugirira neza. Yakubera hirima y'abati ndashaka kujya guhindurira izina. Kurya ni byiza, kugira amazu ni byiza, kumenyekana ni byiza, ariko guhindurirwa izina nicyo kiri agaciro cyane. Yakobo ngo amaze guhindurirwa izina aramaza ngo ese muri witwa nde? Abati nge nitwa Yakobo. Aravuga ati ntabwo kiswe Yakobo kundi, ahubwo wiswe Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha, wiswe Isiraheli. Yakobo ngo arebye neza uwo marayika mugiriye, aravuga ngo ariko se ubundi wowe urinde, witwa nde? Aravuga ati ntabwo ari ngombwa kwigumbaza izina, amuhera y'umugisha. Bivuze ngo uyu mugisha Imana ihaye Yakobo, iri zina rya Yakobo Imana imuhaye ahindurwe yakitwa Isiraheli, ryatumye Yakobo ahura na mukuru we Esawu, hanyuma bituma bwa burakari Esawu yari afite bumushiraho, hanyuma ngo baragabirana. Shuti yanjye, iyo wahuye n'Imana iguha amavuta y'igikundiro, iyo wavuye n'Imana ugasenga neza iguha amavuta y'ibyishimo. Impamvu ubona kenshi na kenshi ureba bene se ukabanga, ukeneye amavuta y'Imana. Impamvu ubona ureba wahanze imiryango ivukamo kuko yaguhemukiye, byo nyine biragaragara barakubabaje, baraguhemukiye, ukeneye amavuta y'Imana. Ariko Bibiliya yavuze ngo aba bagore bamaze kumenya ko urubanza rw'iteka ruciye, ngo Isamariya bukeye nk'uko Yesaya yahanuye ubuzima birahinduka. Nayo mwe ngo ubona nta cyerekezo, ariko Imana ejo heza. Turi kuja bivuga ngo utaramurya amuhisha kuko ejo azamuhesha agaciro. Uyu mwana ufite uyu mwana n'ufite ubugingo, ufite uyu mwana amuhesha amahoro, ufite uyu mwana amuhesha agaciro, ufite uyu mwana amutambutsa ahantu, ufite uyu mwana amutambutsa mu minsi mibi, ufite uyu mwana amuhesha ubugingo, ufite uyu mwana niwe ufite byose. Bibiliya yavuze ngo hanyuma ngo mu gitondo ngo ibintu birahinduka. Bimaze guhinduka biba ngombwa ko ibyo kurya biba byinshi cyane, ariko Imana ije gutabara ikoresha ababembe. Aho utekereza ko ari Imana iri kuri igisubizo, ntabwo ari Imana iri bucije igisubizo. Shuti yanjye, kura amaso ku bantu, cyangwa se aho utekereza ko ari buvu butabazi, ntabwo ariho. Wowe gera Imana, kuko Imana iri bukuri byo kugutabara ho irahazi. Imana ifite igisubizo cyawe. Mu gitondo Imana ikoresha ababembe bane. Babembe ngo baravuga ati ariko ubundi niki gikomeza kutwicaza ahanga, n'ubundi turi inyuma y'ihema, n'ubundi twaratawe twaraciwe, n'ubundi gupfa n'ugufa, nituguma hanga n'ubundi tuzapfa, ariko tuhaguruka tukajya mu murwa, n'ubundi ntabwo twapfa. Ariko ngo bafite icyerekezo ngo reka tugende. Ndashimira Imana Data twese ko yije gutabara, idatabarisha ubwinshi bw'ibigaragarira amaso y'abantu. Abantu bakunda kureba ibigaragara, abantu bakunda kureba ibigaragara inyuma, ariko imbaraga z'Imana, gutabara kw'Imana ntabwo bireba ngo wakoze ibintu bihambaye cyane. Ngo ababembe barahaguruka bajya inama. Nshuti yanjye, aho uri aho watawe haguruka, ganira n'umutima wawe, reba ibintu byatumye aho wicaye aho ngaho, urebe n'Imana ruhari wabigizemo. Bebe tukagira abantu b'Imana bicara ahantu kubera impamvu z'ibyaha. Satani akakwicaza ahantu mu bwigunge kubera impamvu z'ibyaha. Isuzume neza, witekerezaho neza, urebe ko aho hantu wicaye atari impamvu ngo barisuzuma, barebye basanga kubemba kwabo na ruhari babigizemo, basanga gutabwa kwabo cyase gusezerwa mu mahema, basanga na ruhari babigizemo. Abati bujya sa kose reka tugende. Kumbi yari yose aya kuyemene batabara.
iyi niyo sacha se iki nicyo gihe kugira ngo Imana ivugane nawe cyangwa Imana ikorane nawe ibintu bidasanzwe. Yakubwiye ko izakugira neza, ikubwira uri mu kukaragwa, ikubwira mu butayu, ikubwira igutuma abanyamasengesho, igusanga mu nzozi niba byumva. Ariko iki ni igihe cyo kugira ngo uhaguruke uvaho wicaye. Aho ayo muri aya majwi avango nibishoboka bizakunda, muri aya majwi avango ntabwo byakunda, aya majwi akongora ngo dushingiye ahantu wavukiye ntibyakunda, biracyashoboka, haracyari ibyiringiro. Yo uravuze ngo nubwo igiti cyatemwa cyakunyaga gashibuka, ahari waratemwe biragaragara, nawe urebeje amaso yo mubiri ubona waratemwe, ariko haracyariho ibyiringiro. Barahaguruka ngo hanyuma ngo Imana iteze umurindi, iteze umurindi mu maguru y'abantu babembe, hanyuma ngo abasire babyumvishe ngo barirukanka kubera umurindi w'abantu bane, barirukanka. Bamaze kwirukanga ngo bava mu mahema yabo basiga ibyo kurya, basiga imyenda, barirukanka. Hanyuma ngo bageze mu mahema basanga ibyo kurya birahari. Ndashimira Imana Data twese ko ifite uburyo, iracyafite uburyo. Aho bona nanzira Imana iracyafite inzira, aho bona nacyerekezo Imana iracyafite icyerekezo. Kandi wowe waciriweho iteka ugatabwa ukumva nacyerekezo, abantu bavuga ngo nukuri dushingiye ku ibyo dukoze turabikoze. Aborozi bakavuga ngo twemeje ko nta kintu kimwe ntagazadushakana, ntagazatubyarana, nta kintu kimwe azageraho, mu biganza byahazahora amenyatsi. Rege mbwire ngo siko biri kubwitegeko ry'ijuru, siko biri. Ngo barirukanka ngo bahagaze ababembe ngo baricara bararya. Ndashimira Imana Data wa twese ko ibanze igahimbura abantu. Arabaricara bararya, bamaze kurya hanyuma bati kurya sa kose hari bene Data twasenganye, hari bene Data twaruhanye, tugomaze kwicara hanga hana kuyaba ari byiza. Batuma ibwami, hanyuma bamaze gutuma ibwami muri genderegere ibwami basanga umwami ngo umwami yararyamye aribambura. Afati wasanga rero abasire batugambare bakajya ko twishwe n'inzara. Atuma abate mufata abagaragu mu bahereza amafarashi bagende bajye mu murwa, bagende bazenguruke hose barebe. Bamaze kugenda barangije ngo bagenda mu murwa, barazenguruka ngo bambuka umujyi, bararenga. Uko bagenda basanga imyenda yatakaye mu nzira, baraza babwira umwami ati ko byaza kose inkuru twasanze ari imamo abasire yabagiye kubera ababembe bahagurutse. Ntabwo Imana ikirisha ubwishi bw'ibigaragara, ntabwo Imana ikirisha ubwishi bw'abantu bishi. Oya, Imana irashaka wowe, ni wowe nge nawe ni Imana ishaka. Kuko ugihagaze ukizeye Kristo, wowe ni Imana ishaka. Bibiliya yavuze ngo hanyuma ngo ababembe bamaze kugarura ubutumwa, hanyuma ngo umwami aravuga ati noneho rero gisonga ni wowe mba hafi, we ni wowe mba bugufi bwanjye, ngwino upimire bano bantu. Hanyuma ngo abantu ngo kuba ko ubwishi bw'abantu Imana iteza mbotiyaje. Mwibutse ko Imana igiteza mbotiyaje kugira ngo itabara abakiranutsi, abantu batizera Imana igiteza mbotiyaje kugira ngo Imana isohoze ibyo yavuganye n'abantu bayo. Umuntu cyagisonga uko kitizera Imana iteza mbotiyaje, baramubyiga baramukaragirana arapfa, abirebesha amaze ko niyabiryaho. Imana yitego kukugirira neza ariko urasabwa kwizera. Imana yitego kukurengera ariko urasabwa kwizera. Imana yiteguye kukubera ingabi gukingira ariko urasabwa kwizera. Misabyibuka Moridekayi ari ku irembo ry'ibwami yenyegeje amasengesho. Nta bindi bintu tubona Moridekayi yakoze bihambaye no gusenga. Yashatse ubushuti ku Uwiteka. Fana ubushuti ku bantu, ku bushuti bw'abantu burarangira. Shaka ubushuti ku Uwiteka. Ubwo Hamani yari yamugambaniye yamusabye kugira ngo amumanika ku giti, ariko ndashimira Imana Data twese ko iyo twasenze Imana igihishura imigambi y'incakura, hanyuma Imana ikarengera abantu bayo. Hanyuma ngo biraba ngo aba Hamani ngajya gusaba umwami aramwata ariko ubundi Hamani ubundi umuntu umwami yakunze byagenda gute? Hamani ibyo yacaguraga yibiraga ko ari gucagurira umwami, yibiraga ko ari kwicagurira, bati kujya sakoze kacagurira byiza. Kandi Hamani cyo yarakoze yarasimbuye umwami ku ngoma, yakuko yavuze ngo umuntu umwami yakunze bazana umwendo, bazana ikanzu umwami yambara, bivuze ngo yambuye ububasha umwami, bazana impeta umwami yambara, bivuze ngo yambuye amasezerano y'umwami, bazana inkoni umwami ajya afata, bivuze ngo amwambuye ubutware bwose, kandi bazane n'ifarashi umwami agenderaho. Umwami abati ibyo byose kuzera hatagiye na kimwe, ubikoreye Moridekayi wa Muyuda mwe bicara ku irembo. Imana ije gutabara, itabara mu buryo butandukanye. Iyo umwana akiri muzima Imana irakurengera, iyo utaryamiye umwana, iyo nta byaha bihari Imana irakurengera, iyo nta byaha bihari Imana irakwimana ikagutabara, iyo nta byaha bihari Imana irakuzigama ku munsi mubi ikagutambuza. Imana itabara Moridekayi, cya giti Hamani yari yamaze cyo kugira ngo amanike Moridekayi birahinduka kubera amasengesho, Hamani bari gukimanikwa. Imana ntabwo yirengagiza abantu bayisenze, kandi akantu gato wakora katuma Imana ikurokora ku munsi mubi. Kora ibyiza ugifite uburyo. Uyu munsi ufite amahirwe, kuba ukiri guhumeka nicyo gishoro cya mbere.
kuba ikiri guhumeka, uwo mwanya ayo mahirwe Imana iguhaye yabyaza umusaruro. Kandi mu kubyaza umusaruro uwo mwanya urasabwa kwenyegeza kandi kugira ngo winde kuryamira umwana. Kuryamira umwana bibaba ngo ngo mujye musoma uwo mwana kugira ngo ataraka. Nta kindi Bibiliya ivuga n'ubuya ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza twaturi byiza mu kanwa kacu, twaturi byiza kuri bagenzi bacu, nukituri n'abantu bakugiriye. Hamani yarazi neza ko ajya kugira ububasha kuri Moridekayi, ariko amasengesho ubusabane Moridekayi yagiranye n'Imana ari ku irembo nibwo bwatumye Imana imutambutsa iminsi mibi, imurokora ahantu atari kurokoka. Nawe kwegera Imana kwawe niko kugiye kuguhisha kwasha kwakira imbaraga zidasanzwe. Ndagira ngo mubwire ngo rero nta kindi kintu Imana ishaka, irashaka umutima wawe. Nta kindi kintu ishaka, irashaka ko wemera kuri umunyantege nke, ntacyo ushoboye. Reka twe ntacyo dushoboye, nuko ntacyo dushoboye, dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Twabonye abantu benshi bananirwa, basawuri bagiye ku bwami barananirwa, barananirwa bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Baheze cyabongera imyaka yo kubaho, ariko bangije bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko kwegera Imana kwawe niko kugiye kuguhesha gutambuka muri iyi minsi mibi. Kandi si iminsi mibi gusa, no mu bwami bwo mu ijuru Imana ikazakugira ikira, tukavuga ngo dore umwana wanjye wirinze ibisindisa byo mu isi, wirinze ubusambanyi bwo mu isi, wirinze ubutinganyi bwo mu isi, wirinze ibyaha bitandukanye byo mu isi, kubera ko Satani ari gukora ku manywa n'ijoro. Bantu b'Imana muze dukore hakiri ku manywa. Satani arimo arakora kandi nta soni afite, n'abakozi be nta soni bafite. Muze dukore hakiri kare, muze dukore hakiri kare ko bugiye kwira, agiye umuntu atabasha gukora. Urasaba kuba maso, nanjye nkaba maso. Kandi mwibutse ko batumuhombe barahari. Batumuhombe barahari ko bazi ko ntacyo baruhira. Bazi ko bamaze gucirwaho iteka, bazi ko nta bugingo buzima bateze, batumuhombe barahari. Imana ikurinde batumuhombe. Kandi guhe n'ubwenge ukore ku maso yango ibyo ugiye gukora byose gerageza Uwiteka urugendo rwawe. Imana ari kugire neza shuti yanjye, Imana ikugire neza mwene data, Imana ikurengere, Imana ikurwanire kugira ngo muri iki gihe cya none, muri iyi minsi dusohoyemo, igihe yo kwikunda. Paulo abwiye Timoteyo mu bice Timoteyo ibice byaho bice ubutumwa urwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice byaho 3 mu mwaho wa mbere abango mumenye yuko mu minsi y'imperuka mwana wanjye Timoteyo hazaba ibihe birushya. Bona bazabikunda, bazaba bikakaza, bazaba ari ndashima, batarabera babeshyana bagambana batirinde ibyigenge. Aravanga abagabo bazaba bomboka basiga abagore babo ku mariri, bagiye kureba ba maraya. Shuti yanjye, Satani afite intego yo kunaniza abantu b'Imana, ariko Imana yo mu ijuru ifite intego yo gukomeza abo yahamagaye kugira ngo ibashe kubaha izindi imbaraga, kuko izi neza ko terete gukora aho ntabwo tereye yoroshye. Imana ikugire neza, Imana ikurwanirire. Ndagira ngo dufate umwanya dusenge, itekerezeho kugira ngo urebe aho wicaye, urebe mu muhamagaro wowe nimba nabyo waryamiye. Kwa kutangira kugenda ubeshya uburi mu rugendo rwo kuryamira umwana. Kwa kumva ngo magaze Nyabugogo kandi uri Kimironko, uburi mu rugendo rwo kubeshya kuryamira iki umwana. Kwa kuri Imana kuvuga ngo senga amasengesho hari ikintu kibi imbere, kwa ugapororora ati hoya nabo nyasenze igihe nasenye kirahagije, uri mu rugendo rwo kuryamira umwana. Kwa kuri Imana ngo utanga kimwe mu 10 ukanga kugitanga, uburi mu rugendo rwo kuryamira umwana. Niho bamwe yewe bagenda basinzira mu buryo bwo mu mwuka, bagenda basinzira hanyuma bakazashiduka banundumutse, ariko utaramurya muhishe. Ejo azamuhesha agaciro, ejo ni heza ku buzima bwawe, ejo hari ihumure, ejo Isamariya ibintu bizahinduka. Samariya yawe yaba ejo, Samariya yawe yaba ejo, mu bana bawe Samariya yawe yageramo, ku mugabo wawe Samariya yagerayo. Aravuga ngo nagakijijwe, hari Imana itanga agakiza. Uravuga Imana iguhera abana agakiza, iguhera abana ubwenge mu ishuri. Imana itanga ubwenge. Uravuga ngo ndashaka Imana ifite uburyo bwinshi. Uravuga ibintu Imana yambwiye biratinze, nta cyerekezo nanzira, reka Imana cyafite uburyo. Reka dusenge. Ndaya nkwinginge, ndaguhenda shuti yanjye, nta bundi buntu ahandi hantu dukura ubutabazi ni muri Kristo Yesu. Reka mbabwira ngo dukuriye gusenga Kristo uko tuzamukenera isani, turamukenera buri saha buri segonda buri munota. Imana turayikenera. Kandi icyo ngikundi igihe cyose ikenereye ufite umutima umenetse irakwitaba. Iravuga ngo karame mwana wanjye ndi hano. Yesu akurwanirire. Kuko indimba mu cyana mu ndima zagakiza ku gitaro cya nyuma haravuze ngo ngurandinde mwami Yesu nunganiriza imigambi, nimba nani urugendo uzanyibutsa urukundo. Yesu avuga ati ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto kuko uzahozwa ibyo byose ugeze wanjye mu ijuru. Mu ijuru tuhaba turi mu mahoro, mu ijuru tuhaba dufite ibyishimo, mu ijuru tuhaba dufite umunezero. Kandi tukiri no mu isi tuba mu ijuru, ya mahoro ubona bya bitotsi byiza usinzira, kwa kunumva unyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru.
ni amahoro Imana itanga, ariko Imana irakurinde gutunganyiriza imigambi mu nzira ucamo zose. Imana gutunganyiriza imigambi, kandi nawe urasabwa kuba maso, uko umwanzi utugenza abantu b'Imana ntabwo asinziriye. Turasabwa kugira ngo dukanguke tube maso uko iminsi ari mibi. Yesu akugire neza, Yesu akurwanirire, Yesu akwiteho, Yesu agukomeze. aho ubona nta nzira, Imana iracyafite inzira zo kurengera, kandi iby'Imana ntabwo twabirya ngo tubimare. Turasabwa kubaha Imana n'abazadukomokaho, n'abuzukuru bacu n'abuzukuruza bacu. Ese tuzasiga ayahe mateka imusozi? Bavuga butumwa tuzasiga ayahe mateka imusozi? Bahanuzi tuzasiga ayahe mateka imusozi? Bakristo tuzasiga ayahe mateka imusozi? Twe twamenye Imana tuzasiga ayahe mateka imusozi? Abazadukomoka zaba ngo badata bubahaga Imana, bakoraga Imana. Tukwiye kugira ngo tubikitegerezo, tubi urugero rwiza kuba dukomokaho, bazaze basanga twarahari ikibanza neza hataramezemo ibyatsi. Yesu akurengere. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Imana yacu, turakubashye kuko uri inshuti nziza kandi uri umubyeyi. Iri ni ijambo ryawe ryabeho tutari twabaho twebwe, ariko wabwiye Yeremiya ngo nakumenye narakurema mushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Bisobanuye ko ibintu byawe ubwawe bifite umwihariko, kandi ijambo ryawe rikurikirana buri muntu wari we wese. Ryakurikiranye Petero ari mu nzu y'imbohe, ubwo Herode bwari buke ngo amwice. Marayika w'Umwami Imana araza amukoma mu mbavu, amusora ahantu Abayuda batatekerezaga. Ndagushimiye kuko nguko ariko Marayika w'Umwami Imana ari gusora abantu mu nzu z'imbohe, inzu z'imbohe z'ibyaha, ari gusora abantu mu nzu z'imbohe z'ubusambanyi, ari gusora abantu mu nzu z'imbohe z'ubutinganyi. Ndagushimiye Kristo ko Marayika w'Umwami Imana ari gusora abantu mu nzu z'imbohe, aho bari barabohewe babona nta cyerekezo, ari gusora abantu mu nzu z'imbohe babohe mu nzu z'imbohe z'uburwayi. Mwami ndagushimiye Kristo, ukomeze imitima y'Abanyarwanda, ukomeze imitima y'abantu bakwemereye. Dusabye amahoro, dusabye ihumure. Abo wahamagaye Mwami utanga imbaraga, ubakomeze. Abarwayi Mwami nubakize, abashaka imbaraga z'Umwuka wera Mwami nuzibahe. Uko wari urukera n'umuzi ni kukiri, ko batizaga abantu n'umuzi ni kukibatiza, ko warengeraga abantu ni kukibarengera. Kandi ndagushimiye mukunzi mwiza, ubwo uje guhembura imitima, ubwo uje guhembura imitima y'abari baguye umwuma, ubwo uje gukiza uyu nguyu wari urwaye igihe kirekire no ku kinyarwanda 38 yarahamaze yose, waraje uramuhagurutse umunsi umwe. Mwami n'uyu nguyu urwaye ibona nanzira, ariko ndagushimiye ko Mwami ufite uburyo, ndagushimiye ko utanze icyerekezo cyo kuba wamuhaye ubuzima buzima, tanze urukingo. Aba barwaye imigongo ndagushimiye ko ukoze operation, aba barwaye imitwe ndagushimiye ko ukoze operation, aba barwaye imunda ndagushimiye ko ukoze operation. Nize Yesu ndeze n'abangaba baseze basaba Umwuka wera, ndagushimiye ko bahaye Umwuka wera. Ngaho komeza imitima, kandi mukunzi mwiza nshimira kubakomeza. Dusabye amahoro mu gihugu cy'u Rwanda, dusabye umutekano, komeza turindire igihugu. Sengera abayobozi b'igihugu Mwami, ubakirire neza, ubarwanirire mu izina rya Yesu, ubakomereza amaboko Mwami, uko batuyobe baraturwanirire, kandi kumanywa na nijoro Mwami komeze kubongeramo izindi imbaraga Mwami. Turagushimiye mukunzi mwiza. Dusengera abana bacu, dusengera igihugu cyacu, dusengera imiryango yacu, dusengera itorero ryacu Mwami. Ongera uko ubundi bubyutse, ongera uko Umwuka wera, uko Umwuka mu baririmbyi, uko Umwuka wera mu bakristo, abantu bakumenya bavuga ubutumwa, ongera uko Umwuka wera mu izina rya Yesu. Kandi Mwami ukimara kuduha imbaraga z'Umwuka wera, tange n'ubwenge kugira ngo Mwami Uwiteka abantu batambutse ubutumwa bwiza bafite imitima iciye bugufi. Urakoze mukunzi mwiza, ngaho hembura Mwami, hembura uhezagire, kandi umara guhezagira mukunzi mwiza. Sengeye Mwami Uwiteka, Mwami uru rubuga ndarusenge, basabiye umugisha iburyo n'ibumoso mu izina rya Yesu. Nunyemere Mwami amarembo yose yugurure, kandi inzira zose Mwami Uwiteka bagambira gucisha mivuga butumwa Mwami. Tanga uburyo bufatika, tanga uburyo Mwami. Uracyafite uburyo, kandi uracyafite ibihumbi 7 bizigamiye Mwami Uwiteka. Uracyafite ubutunzi bwinshi, imbogamizi zose cyangwa se ikintu cyatuma Mwami batabasha gutambutsa ubutumwa bwiza. Ushireho uburyo Mwami kugira ngo irivuga butumwa rikomeze kwaguka Mwami, ryambuka imipaka hirya no hino Mwami, kandi abantu bose bazumva ubutumwa Mwami Uwiteka. Ubutumwa iri jambo ry'Imana rizahindure benshi. Uravuze ngo mugende mubwirize ubutumwa hirya mu mahanga yose, abantu bazemera bakihana muzababatize Mwami Uwiteka. Nyuma buri wese akimara kumva ijambo ry'Imana kandi abona ikimenyetso cy'ibyiza. Urakoze kumva gusenga, urakoze kujya gutanga umugisha haba ku bazagenda hangaha ndetse n'abandi bazakurikiraho Mwami. Uzatanga umugisha Mwami w'Uwiteka, kandi uzabireba wese Mwuka wera w'Imana azamwumvishe icyo Umwuka ashaka kubwira amatorero. Mu mazina atatu tubyizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera, amen. Imana umugisha kubateza amatwi. Reka tumusabe yongere avuge telefoni ze kugira ngo uzamushaka azamuhamagare, ariko tubibutse gukora subscribe no gutera inkunga nk'aya macano, ko atera inkunga kugira ngo arusheho kwaguka
cya kabiri ni ukora share kuri inshuti zanyu no kumugamaho kugira ngo mudufashe kwamaza ubutumwa. Cya gatatu ni ugukora comment mukatumenyesha bitagenda neza cyangwa se mukaduha n'ibitekerezo n'izindi nama mwashaka kutugira. Imana y'umugisha. Reka umukozi w'Imana abagize contact ze uwamushaka muhamagara akavugana mu izina rya Yesu. Karibu bagize contact zawe. Nakoze cyane. Nimero ya telefone 078 7 6 2 4 Ndasubiramo 078 7 6 2 4 Yesu aduhana umugisha.